ati ubuzima bwo kwihangana kandi bw'ibyishimo n'agahinda nibwo abaye mahoro atuje acecetse kugeza umunsi muri kano kanya ashatse kumenya itese ubuzima busobanuye iki. atabaye mu buzima bw'ibyishimo ndetse n'akababaro ariko mugenzi nanone agahora atuje yicecekeye kugeza muri kano kanya nta muntu nimwe uramubwira itese ubuzima busobanuye iki kuri we. kandi magambo mugenzi magambo yanditse mukecuru asa naho ashaka umukazana ati bihe bimwe namwe mitwebwe biradukomerera ati bindi bihe nanone tukagira amarira mu maso yacu ubundi tugaseka bimwe namwe habaye imigezi ariko nanone akaba utayu ati niko ubuzima bumera. atabaye mu buzima bw'ingenzi bw'ibyishimo ndetse n'agahinda ariko ahora atuje ahora acecetse ni amagambo yanditse umukecuru. ati nta n'umwe n'ubungubu uramenya icyo ubuzima busobanuye imbere ye. yanditse amagambo akomeye bisa naho ari abangaba abwira n'abahanga barabyumva. amagambo yanditse umukecuru ntabwo ari amagambo yoroshye. mwumva amagambo mwitonze. Marishal mwenyewe papa pasiteri wanyu bakunda cyane. ni agahinda nakazanye umunsi wa none. ati gutuza kwe no guceceka kwe bifite icyo byoroheje. amagambo ati ubu ni ubuzima kandi nanone bukaba isengesho ry'Imana. ati ubu buzima nta n'isengesho ry'Imana nta n'umwe abona ndetse nta na kimwe akoraho kandi nanone ntabwo wakora kuko utabonye. ati tugwa twese muri fragrance cyangwa se mugenzi wo muri kintu runaka ndetse umuyaga niwe utwara iyo mpumuro. atabayeho mu buzima mugenzi yangane bw'ibyishimo n'agahinda ariko kandi nanone aba atuje acecetse yicecekeye ntawe abibwira. kugeza muri kano kanya ntabwo arabona umuntu usobanura atese arabona wasobanura muri ubu buzima arabona mugenzi abwira agiye icyo musobanura muri ubu buzima. ndetse mugenzi umukecuru yanditse amagambo akomeye cyane ntabwo ari amagambo yoroshye nk'abahanga yumve icyo avuga. buriya abakecuru ashobora kubwira amagambo nk'umuhanga kugira ngo mve birakura biravuna. abayeho mu byishimo nanone kandi mu gahinda. ati mbwira ibi mu mutima wawe kandi nawe nyumva mutima umva amagambo. hitamo umwunganizi w'umutima wawe cyangwa se umufasha w'umutima wawe. hitamo umufasha w'umutima wawe. ni amagambo umukecuru yanditse. ati si ivuga buri kimwe ariko nanone ntukumve ibyo ngibyo isi ivuga. ati dufite inzozi kandi zigomba kuba mpamo mu maso yawe your eyes. atabayeho mu buzima bugeze bw'ibyishimo n'agahinda ariko nanone ntibivuze ngo atuje yicecekeye bigatuma atavuga. ntabwo byatuma atavuga. kugeza muri kano kanya nta muntu n'umwe uramuhereza icyo ubuzima busobanuye. ushobora kuba ubuzima ateze busobanuye iki. rimwe na rimwe muri twebwe tugira ibihe bidukomereye. rimwe na rimwe tugira amarira amaso yacu kandi nanone tukagira ibyishimo cyangwa se inseko ku maso yacu. rimwe na rimwe habaho umugezi ubundi hakabaho ubutayu. ati ibyo byose niko bimeze muri iyi si kandi mubimenye. abayeho mugenzi ubuzima bw'ibyishimo n'agahinda n'amagambo kabagereho. ati nta n'umwe namubwira atese ibisobanuye iki. atese ubuzima buvuze iki. what life speaks ubuzima buvuga iki busobanuye iki.